ndabashuje mwebwe abakunda gukurikira ijambo ry'Imana kuri uru rubuga. Nitwa Nishwamoko Faustin, nkaba ndi umukristo wavutse ubwa kabiri kandi nkaba ntegereje kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nkaba nifuje gufata umwanya nk'uyu mbaho ubuhamya ku bijyanye n'agakiza kanjye. Navukiye mu muryango wa Gikristo, ndibuka ko twajyaga dusenga igihe cyose, twiyeza, twitunganya ndetse twirinda gukora ibibi kugira ngo tutagaragaraho umugayo imbere y'Imana. Ariko uko iminsi yagendaga yicuma, narushagaho kubona neza ko iyo mikorere cyangwa imisengere nta kuri cyangwa se nta buryo nyabwo numva ko buhamanya n'umutima wanjye ko ntunganye rwose imbere y'Imana. Nakomeje kugira amatsiko, nkajya mbaza n'ababyeyi banjye yuko nabo mu bihe wenda bamaze basenga ko hari igihe bumva batunganya imbere y'Imana, ariko bakambwira ko uko umuntu agenda akura cyangwa se uko umuntu agenda ahatana kurushaho, igihe kigera umuntu agatsinda kamere, agakora ibyiza, agatungana imbere y'Imana. Ariko kubw'ibyo nakomeje numva ko mfite inyota muri jye yo kuba intungane imbere y'Imana, kuko bizwi neza ko nta munyabyaha uzajya mu ijuru, ariko kugenda kumva ko mu mutima wanjye harimo ikibazo cy'icyaha. Rero twajyaga tunatozwa gutanga amaturo icya-cumi mu rusengero, ariko binyuze muri ubwo buryo nabwo twumva ko nta ntsinzi irimo. Ariko sinshatse kurwanya umurimo wo gutanga icya-cumi mu rusengero, ariko ikigaragara neza nuko binyuze muri iyo mirimo yose umuntu atabasha gutungana imbere y'Imana rwose, ahubwo hari indi nzira Imana yateguye uko byagenda kose. Rero nyuma y'ibyo naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bwa Kristo, bambwira ijambo ry'Imana binyuriye mu kubanza kumenya ishusho yanjye. Ikiriho nuko naje gutahura neza ko mbere yuko umuntu asenga Imana cyangwa yizera Imana, umuntu yakabanje kumenya neza ese ni iyihe position mpagazemo, cyangwa se ndi muntu ki imbere y'Imana nk'umuremyi. Rero twifashishije ijambo ry'Imana hano mu Itangiriro ibice 6 umurongo wa 5, hari ikimana ivuga ku muntu hano mu Itangiriro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, kandi Uwiteka Imana abona neza yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira ko imitima yabo itekereza ari kubi gusa kugeza iteka ryose. Iteka ryose ni igihe kidashira kandi ni igihe kitagira iherezo. Nuvuga ngo kuva igihe Imana yabiboneraga kugeza ubu, kugeza iteka tutazi, umuntu wese ni mubi mu ishusho ye, ibyo yibwira, ibyo akora nta cyiza kirimo. Rero ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi tubona neza ko ariryo rituyobora inzira iboneye twanyuramo kugira ngo duhuzwe n'Imana by'ukuri. Ntangiye kubona neza koko ndi umuntu udatunganya imbere y'Imana, byanteye amatsiko yo gukomeza kubabaza. Ari nayo mpamvu nanjye ndimo ntanga ubuhamya kugira ngo n'undi wese wakumva ubuhamya bwanjye nawe atangire yitekereza, amenye ngo ese uburyo nsengamo cyangwa se uburyo nizeramo Imana buratunganye koko. Mu by'ukuri dukomeje kureba mu ijambo ry'Imana, tubona neza ko Imana ubwayo igaragaza neza ko umuntu adatunganye rwose imbere yayo, kandi ko icyamufasha cyangwa se icyatuma abonera imbere yayo ari ukubanza kwitahura ubwe, noneho akabona agahagarara imbere y'Imana yabanje kumenya ishusho ye. Turebye neza hano muri Zaburi naho hari icyo hatubwira. Zaburi umurongo ibice 51 umurongo wa 7 naho haratubwira hati, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyaye. Nuvuga ngo umuntu waremanywe gukiranirwa mu itangiriro rye ryo kubaho kandi akavukira mu byaha,
ese yakora iki kugira ngo atungane imbere y'Imana? Ese waremwa uri umunyabyaha hanyuma wamara gukura ukitunganya? Ni ibintu bidashoboka. Ahangaha biragaragara neza ko umuntu wese uriho yaremanywe mu iremwa rye gukiranirwa, ndetse mu byaha ariho yavukiye, niko Bibiliya ibigaragaza. Rero bavandimwe, ntago umuntu ashobora kwitunganya ngo hanyuma abonere nk'uko bikwiriye imbere y'Imana. Nimba mu iremwa ry'umuntu yararemanywe gukiranirwa, byumvikane ko bitabaye amahitamo ye, ahubwo ariyo kamere ye. Zaburi ya 53 nayo hari kitubwira. Umurongo wa 3 haragira hati, Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo umunyabwenge abanyabwenge bashaka Imana, bose basubiye inyuma, bose bandujwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ubasha gukora ibyiza. Ibyo nicyo Imana izi, ariko akenshi tubona neza ko twebwe abantu hari ibyo twibwira bitandukanye n'ibyo yibwira. Muribuka ko Imana ubwayo yabitweretse neza ko abantu ibyo twibwira n'ibyo yibwira rwose bihabanye, ndetse n'inzira zayo akaba atari zo zacu. Rero bikwiye ko tugaruka mu nzira y'Imana kugira ngo Imana ubwayo itangire kutwiyoborera, ndetse itwereke uburyo dushobora kuba abakiranutse mu byo Imana yateguye. Rero hagati ahangaha icyo nshaka guhamya nuko, cyangwa se ijambo ry'Imana ubwaryo rihamya, ni ikigaragara neza ko Imana ubwayo ituyobora inzira y'agakiza, ishaka ko dukiranuka nkayo, cyangwa se tuba abakiranutsi mu buryo Imana yashyizeho, kandi tunyuze mu nzira Imana yateguye. Pawulo aricyo yavuze mu Baroma ibice 7:14 agira ati, tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Bavandimwe, murumva neza ko Bibiliya, ijambo ry'Imana, ishobora gukomeza kuduhamiriza yuko twebwe abantu tudafite imbaraga zo kuyobora icyaha, ahubwo ari cyo kidutegeka. Noneho ukibaza uti, se ni iki cyakorwa, cyangwa se ni ihenzira umuntu yanyuramo kugira ngo amenye uburyo yatungana imbere y'Imana? Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana gutungana, Imana ubwayo yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo atubere umukiza. Mu bigaragara nta muntu wakwikiza. Imana yashyizeho umukiza izi neza yuko muri twebwe nta muntu abasha kwikiza ikibazo cy'icyaha, kuko si twe twagihisemo. Icyaha ni kamere, icyaha twarakivukanye, icyaha twarakiremanywe. Rero nta nubwo twakirwanya mu gihe twamaze kumenya ubwenge, cyangwa se twiyumvamo ko tumaze gukura, noneho dufite imbaraga zo kukirwanya. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'abantu icyo dusabwa ni ugutahura neza ko tudashoboye gutsinda icyaha binyuze mu nzira zacu, cyangwa se mu muhate wacu. Ngarutse kuri ubwo buryo bw'icyacumi n'imihate n'amasengesho no kwiyiriza no kugira gute, ntabwo nigeze mbiboneramo amahoro, cyangwa se ngo nyumve ko nyuzwe ntekanye imbere y'Imana. Ahubwo nahoraga numva rwose ntashyitse, ndetse ntari umuntu wabasha guhamya neza ko najya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iyo nacumuraga narongera nkihana, nacumura mu wundi mwanya nkongera nkihana. Rero ijambo ry'Imana nabyo byabivuzeho neza. Hari nayo mpamvu ushaka kugira ngo twongere turebe hano muri Matayo igice cya mbere, hari icyo hatubwira mu gihe Imana yabonaga ko umuntu adafite imbaraga zo kwikiza. Hari ikimana nanone yakoze mbere y'aho ngaho. Imana yahisemo kuduha umukiza izi neza ko twebwe tudashoboye kwikiza, kuko muri Matayo igice cya mbere Imana yagize iti, umurongo 20, azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ni ukuvuga ngo abantu Kristo yaje kugira ngo abakize ibyaha byabo. Gukira biri ku gipimo cy'100%. Yesu Kristo yaje kudukiza kugira ngo tube abakiranutsi imbere y'Imana. Niyo misiyo yamukuye mu ijuru, yaje kugira ngo adukize ingoyi y'icyaha twebwe tudashoboye kwikiza habe na gato.
iyo wamaze kwitahura ko uri umuntu udashoboye kwikiza nibwo ukenera uwagukiza. Rero Kristo yaje kugira ngo adukize, adukureho icyaha tudashoboye kwikiza, kuko wari umurimo washyizweho n'Imana ubwayo kugira ngo abantu babashe guhagarara bakiranutse imbere y'Imana, kuko Imana nayo ari umukiranutsi. Rero nabaye umwana w'Imana bitanyuze mu mirimo yanjye, ahubwo binyuze mu mirimo Yesu Kristo yankoreye. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yatangiwe ibicumuro byacu, niko mu Baroma hatubwira. Tugarutse mu Baroma gato tubona neza ko Yesu Kristo ubwo yazaga, Imana icyo yari yagennye kuri we, yari yagennye ko ari we muntu ubasha kudukiza ibyaha byacu, kandi tukaba bakiranutse rwose imbere y'Imana tutagawa. Ni ukuvuga ngo jyewe nk'umuntu wamenye neza inzira y'agakiza, nabashe gusobanukirwa yuko gukiranuka kwanjye kudaturuka mu mirimo yanjye, ahubwo guturuka mu mirimo Yesu Kristo yankoreye. Rero ahangaha mu Baroma ibice 4 umurongo wa 25 haragira hati ahubwo no ku bwacu abazabeshwaho nuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu, watangiwe ibicumuro byacu akazukira kugira ngo dutsindishirijwe. Rero twaratsindishirijwe bidaturutse mu mirimo yacu, ahubwo biturutse mu mirimo Yesu Kristo yadukoreye. Ubundi umwana w'Imana biturutse mu mirimo ya Yesu, ntabwo bituruka mu mirimo yanjye na gato, ahubwo nabaye umwana w'Imana biturutse kuko Yesu yapfuye akazuka, niwo murimo wamuzanye, ni nawo murimo watumye mpinduka umukiranutsi imbere y'Imana 100%. Ubu rero ndera nk'uko Kristo yera, kuko gukiranuka kwe niko kwanjye. Yesu Kristo yatwaye gukiranirwa kwanjye, nanjye ntwara gukiranuka kwe. Ndi umwana w'Imana biturutse ku mirimo Yesu Kristo yankoreye. Murakoze.